tugushimiye ko wakoze subscribe mu rwego rwo gushyigikira uyu murimo w'ivugabutumwa dukora hano kuri Blessing TV. Nguhaye ikaze. Uyu munsi wa none naguhitemo kubwira ibintu birindwi bishobora guhinduka mu madini n'amatorero hano mu gihugu cy'u Rwanda nk'uko bitangazwa na Evangelist Kalisa Freddy. Muri iki gihe isi ihangayikishijwe cyane n'icyorezo cya COVID-19, ubuzima bwarahagaze mu bintu bitandukanye cyane ndetse binageraho bigira ingaruka mu madini n'amatorero, bityo umuntu akaba yavuga ko hazaba impinduka mu mikorere y'amatorero ndetse n'amadini, cyane cyane ku bantu benshi babonye umwanya wo kwisuzuma no kumenya neza gukora igikwiye. Kuri ubu ngubu amadini n'amatorero hari bimwe mu bintu byinshi byahagaze bitewe n'uko harimo byagiraga ingengabihe zishingiye ku byo bakoraga cyangwa uko biba byaragenwe. Ibi ngibi umuntu abivuga ashingira ko ubusanzwe wasangaga amadini n'amatorero bibandaga cyane mu kwirirwa mu nsengero zitandukanye, ku buryo wasibaga wumvaga wowe ubwawe wishinja icyaha. Kugeza ubu ngubu abantu bamaze amezi atari makeya badakandagiza ikirenge cyabo mu nsengero. Kwegerana n'ikibazo bisaba ko hazabaho gutekereza igihe icyorezo kizaba cyagabanyije ubukana cyangwa se cyarangiye n'iki kizakurikira. Ikindi nuko hari imirimo yari ihame ikorwa mu nsengero cyangwa se bikagaragara ko hari bamwe mu bo yagenewe ko aribo bayikora gusa ubwabo, kuri ubu ikaba yarahagaze kandi yari ikwiye gukomeza. Ibi bizakemurwa n'iki? Ikaze kuri Blessing TV. Ni mu bintu birindwi ngiye kubwira bishobora guhinduka mu madini n'amatorero nk'uko byatangajwe n'uyu Evangelist Kalisa Freddy. Ku mwanya wa mbere aho yagize ati kwita abantu abanyagice. Kalisa Freddy aravuga ko bikwiye guhinduka. Impamvu nuko iyi mvugo yagiye ikoreshwa hirya no hino mu nsengero zitandukanye mu bantu biga inyigisho z'umubatizo, ariko dukurikije ibyanditswe mu Baroma igice cya 10 umurongo wa 10 ni ijambo ridakwiriye, kuko Bibiliya ivuga ko iyo umuntu amaze kwakira Yesu aba abaye icyaremwe gishya. Rero ntibikwiriye kwitwa ko umuntu aba umunyagice, kuko ari imvugo irimo no gupfobya ikiremwa muntu, kuko nta muntu w'igice ubaho. Icya kabiri uyu Evangelist Kalisa Freddy yavuze, yagize ati ubukwe bwo mu rusengero. Ubukwe bwo mu rusengero aragira ati usomye Bibiliya ntaho usanga hari ubukwe bwabere mu rusengero. Iyi migenzo y'amadini yazanye ko udasezeranye mu rusengero abakoze icyaha, ariko sinzi aho bashingira kuko ntibiri muri Bibiliya. Icyo birayemera ni ugusaba umukobwa umuryango. Iyi migenzo nk'abanyifata nk'iterabwoba, kuko abantu benshi bumva ko badasezeranye mu rusengero baba bakoze icyaha. Kubera iki? Ku bwanjye ntabwo ari byo rwose. Ikindi nuko bituma imiryango myinshi ikoresha imitungo myinshi muri ubwo bukwe, kandi imitungo yagafasha imiryango mishya ibigiye kubakwa. Iyo urebye ubukwe Yesu yatashye muri Yohana 2:1 bw'Ikana ntibwari mu rusengero. Wareba Isaka yasezeranye na Rebeka ntibagiye mu rusengero. Sinanze ko banasezerana mu rusengero, ariko ntibakwiye kubigira ko utabikoze abakoze icyaha, kuko ntaho Bibiliya ibigaragaza. Ku mwanya wa gatatu uyu Evangelist Kalisa Freddy aragira ati gutanga igaburo ryera ko hari ababigenewe. Ibi ngibi mbona binabyo bikwiye guhinduka. Impamvu nuko uzasanga hirya no hino iyo uvuze gutanga igaburo ryera uzumva ko ari pasiteri runaka uritanga, ndetse aba yatanahari bikaba byanahagarikwa kuko yabuze. Ariko siko Bibiliya ibivuga, kuko muri Luka 22:19 Yesu yavuze ngo mujye mubikora munyibuka. Ntiyavuze abazajya babiyobora, ahubwo yavuze ko bizajya bikorwa bamwibuka. Rero nta pasiteri cyangwa undi muntu ukwiye gutuma bibaho, kuko ahari none ko turi mu bihe bya corona abantu bari gusengera iwabo, tureke kwegera ameza y'umwami kuko nta pasiteri. Oya sibyo, ntaho bikwiriye, ntaho byanditswe. Ku mwanya wa gatatu Kalisa Freddy Evangelist yagize ati ntibikwiye ko gutanga igaburo ryera ko hari ababigenewe gusa. Impamvu yagize ati ahangaho uzasanga hirya no hino iyo uvuze gutanga igaburo ryera uzumva ko pasiteri runaka ari ugenewe kuritanga gusa, ndetse aba yatanahari bikaba byanahagarikwa bigasubikwa. Ariko siko Bibiliya ibivuga, kuko iyo duserebye mu gitabo cya Luka 22:19 Yesu yavuze ngo mujye mubikora munyibuka. Ntiyavuze abazajya babikora cyangwa se abazajya babiyobora, ahubwo yavuze ko bizajya bikorwa mu rwego rwo kumwibuka. Rero nta pasiteri cyangwa undi muntu uwo wese ukwiye gutuma ibintu bibaho. Ahari none ko turi mu bihe bya corona abantu bari gusengera iwabo, tureke kwegera ameza y'umwami kuko nta pasiteri uhari. Oya sibyo, ntaho bihuriye kuko ntibyanditswe. Ku mwanya wa kane Evangelist Kalisa Freddy yagize ati kwaturana ibyaha mu rusengero ibi nabyo ntibyagakwiye. Impamvu atanga aragira ati uzasanga bamwe mbere yo gusenga babanza kwaturirana ibyaha hirya no hino mu nsengero. Ugasanga umuntu abwira mugenzi w'ibyaha yakoze ngo basabirane imbabazi, cyangwa umukristo akabyaturira pasiteri ngo abone kubabarirwa. Ntaho bihuriye n'ukuri kw'ijambo ry'Imana, kuko nta muntu ufite ububasha bwo kumva ibyaha byawe bikaguhesha kubabarirwa. Ikindi Bibiliya ivuga ko Yesu ari we wenyine ubasha kweza umuntu ibyaha.
Abantu bakunda kugendera ku ijambo riri muri Yakobo 5:16 rivuga ngo mwaturana ibyaha mukizwe, ariko uko gukizwe Bibiliya ivuga iyo usomye Bibiliya yo mu Cyongereza cyangwa izindi ndimi ntago ari kubabarirwa, ahubwo ni ugukira. Niba wakoresheje mugenzi wawe mugasabana imbabazi, mukaturana ibyaha mwakoranye kugira ngo hatabaho amakimbirane, ibi nkabibona nka bimwe bizana imyiryane mu miryango, kuko waturira umuntu waciye inyuma umugore wawe akajya kubimubwira, ugasanga ingo zirasenyutse hejuru yabyo kandi bitari no muri Bibiliya. Amatora yo mu murimo w'Imana, ibi nabyo ku ruhande rwanjye mbona bikwiye guhinduka. Iyo ukurikiranye umurimo w'Imana uko wagiye wubakika kuva kera, urebye ko Mose yasigiye Yosuwa umurimo, Yosuwa rimwe ntaho usanga ko habayeho amatora ku buyobozi runaka mu murimo w'Imana. Ibi mbivuze shingiye ko amadini amwe namwe usanga biyamamaza kugira ngo bayobore umurimo w'Imana. Aha niho uzasanga akenshi imidugaro itewe nuko buri wese ashaka kuyobora, kuko haba harimo inyungu runaka kuri buri umwe, bigatwikirirwa kwitwa umurimo w'Imana kandi ari inyungu bwite z'abashaka kuyobora. Ibi uzabibona ko kuba iyo umaze gutorwa ajya kwishimana n'inshuti ko yatsinze mu murimo w'Imana, yarakwiye intsinzi y'uwatsinze. Ku mwanya wa 6 hakwiye guhinduka kubatiza ko nabyo bifite abo bigenewe. Umubatizo iyo urebye ibyanditswe ubona ko watangijwe na Yohana umubatiza, ndetse biza gukomeza ubwo Yesu yazaga ngo Yohana nawe amubatize. Umuhango wakomeje kubaho, ariko ikibabaje ni uko nyuma wagize abantu runaka bawushinzwe cyangwa se bawitirirwa cyangwa bagenewe kuwukora gusa, kandi atari ko Bibiliya ibivuga. Kubatiza ntibifite abo bigenewe gusa, aho uzabisanga ubwo Filipo yaramaze kwigisha inkone mu igare ikamubwira iti ko namaze kwizera amazi akaba hari, ikimbuza kubatizwa n'iki? Tubisanga mu Byakozwe n'Intumwa 8:36 kuko yahise abatizwa akizera. Ariko uzasanga abantu bizera Kristo ukababatiza nyuma y'amezi 6 ntaho bihuriye n'ibyanditswe. Ibi nkaba mbona bikwiye guhinduka kuko bihabanye n'uko ijambo ry'Imana ribivuga. Ku mwanya wa 7 birakwiye ko hahinduka gusezeranya ko hari abo bigenewe gusa. Uzasanga hari umuco wafashe